Turabashuhuje inshuti bakunzi ba La Pervention TV, uyu ni umwanya twabahariye wo kubagezaho bimwe na bimwe mu bisobanuro ku byo mwibaza mu birebana n'imirire no kuboneza imirire. Mbere y'uko dutangira ikiganiro cyacu, tubaha ikibazo hanyuma tukaza kugisubiza ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ikibazo cy'umunsi kirabaza kiti: ndi umurinzi, uko barushaho kundinda niko ndushaho kuba ntarinzwe, uko bandinda buhoro niko ndushaho kuba ndinzwe. Fora ndinde. Muri iki gihe iyo uganiriye n'abantu benshi ku bijyanye n'imirire, usanga abenshi bavuga yuko baretse amavuta, abandi bakarya make cyane. Muri iki kiganiro turabasobanurira kurushaho akamaro k'amavuta mu mubiri wacu, tunabasobanurire ingaruka mbi zishobora kugera ku muntu utarya amavuta ndetse no ku muntu urya amavuta makeya. Amavuta ari muri bimwe by'ingenzi bigize indyo yuzuye, aho aherereye mu gice cy'ibitera imbaraga hamwe n'ibinyamasukari. Akaba rero atanga imbaraga ku kigero kinini, aho garama imwe y'amavuta iduha imbaraga zingana na kilokalori 9. Muri rusange abantu benshi bazi yuko akamaro k'amavuta ari ugutuma ibiryo bihumura neza cyangwa se biryoha, ariko amavuta afite akamaro karenze aho ngaho. Aho amavuta agira uruhare mu kubaka buri karemangingo kagize umubiri wacu, cyane cyane aho akora korohera gafunika ubwonko bwacu kakaburinda kwangirika, kitwa myeline, gakozwe kuri 60% n'ibinyamavuta. Ibyo rero bituma ubwonko bwacu butangirika ngo dutakaze utugerangingo tubugize, bikanatuma tudasaza imburagihe. Amavuta agira uruhare mu gukora ububiko bukomeye bw'imbaraga umubiri ushobora gukoresha mu gihe cy'amage, igihe umuntu atarimo kurya, igihe umuntu yiyirije ubusa, cyangwa se no mu bindi bihe bigoye bituma umuntu atarya uko bikwiriye. Amavuta agira uruhare mu gukorwa kw'imisemburo igira uruhare mu kwibaruka kw'abantu, aho agira uruhare mu gukorwa k'umusemburo wa oestrogene, progesterone, testosterone n'indi myinshi ikenerwa muri icyo cyiciro. Amavuta kandi atuma uruhu rwacu rworoha, atuma n'ingingo zacu zoroha ntizibe zikakaye. Amavuta agira uruhare rukomeye mu inyunyuzwa mu rura rw'amata rwa vitamine A, vitamine D, vitamine K ndetse na E. Izo vitamine zikaba zifite uruhare rukomeye mu kurinda indwara, mu gutuma umuntu akura neza, mu gutuma ubudahangarwa bw'umubiri buba bukwiriye, mu gukomeza amagufa ndetse n'ahandi henshi. Ushobora kwibaza uti se ubundi ntariye amavuta byantwara iki? Birumvikana niba hari akamaro amaze, kutayarya bifite ingaruka zikomeye ku buzima bwacu, harimo kutarya amavuta bishobora gutuma umuntu agira ikibazo cyo kwibaruka, yaba umugabo cyangwa se umugore. Bishobora gutuma ku bana batoya imikurire yabo idindira. Kutarya amavuta kandi bishobora gutuma umuntu atakaza ibiro cyane ndetse akananuka bikabije. Kutarya amavuta bishobora gutuma umuntu atakaza vitamine cyangwa abura vitamine nubwo waba waziriye mu biryo, ariko iyo amavuta atabonetse kugira ngo bishobore kunyunyuzwa, nyuma y'amasaha 12 ubiriye, ayo mavitamine arisohokera akaba impfabusa. Urumva rero kuba umuntu abuze ziriya vitamine, ingaruka zamugeraho ni nyinshi cyane, harimo n'ingaruka
z'uburwayi bw'amaso, indwara z'uruhu, indwara zo mu ngingo, aho ingingo zacu zigenda zihurira, aho ngaho nazo izo ndwara zirihuta. Kutarya amavuta kandi bishobora gutuma ibyago byo kurwara kanseri birushaho kwibasira utayarya, kuko ziriya vitamine twabonye zigira uruhare rukomeye mu gukumira kanseri. Inshuti bakunzi ba La Pervenche TV, mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzabagezaho ingaruka zigera ku muntu urya amavuta menshi, tumenye ikigero cy'amavuta tugomba kurya, tumenye amavuta meza twakoresha n'uburyo tugomba gukoresha amavuta neza ntiyangirike mu magaburo yacu. Tugeze mu mwanya rero wo gusubiza ikibazo cyacu. Igisubizo cya cya kibazo cyacu ni ibanga. Ibanga uko urushaho kuribitsa abantu benshi unababwira ko bagomba kuririnda ntibazarivuge, niko riba riri mu kaga ko kuzavugwa. Ahubwo uko urushaho kutagira buribwira niko rirushaho kuba ririnzwe.